impamvu nakunyaze n'ubwo wababaye. Nta kindi ni ingaruka z'amakimbirane mfitanye n'uwa muryango uriya mugore wavukamo hariya kwa mwana wanjye. Amakimbirane? None se papa, kuki amakimbirane yawe n'iriya miryango uyahuza n'urugo rwanjye? Uranyumvira uyu mwana ra? Nese kuba mukuru ntabwo uzi icyo bisobanura. Kuba mukuru bisaba kubaho nzi ibibazo biri mu muryango nkawumbamva kandi nkawufatira imyanzuro, narangiza nkanawurinda kameme. Oya muze, oya rwose. None se uri kuwurinda cyangwa uri kuwusenya? Sha, ntabwo nakurenganya, ibyo uri kuvuga bingana n'imyaka yawe. Ariko se papa, urinda uvuga ngo bingana n'imyaka yanjye, ubu ndi umwana koko wo guta umutsima? Rero mwana wanjye, hari ibyo ntakubwiye ariko reka mbikubwira. Nuko buriya mwari mukiri batoya, mama wanyu twarakundanaga pe, twari n'intangarugero mu mudugudu dutuyemo, nawe mu muryango n'abandi baturanyi bose barabizi. None se ubwo ibyo bihuriye he n'urwango mwanga umugore wanjye? Ariko ukunda gushwaguzwa wa mwana we, kandi uko kutumva kwawe niko gutuma utumva impanuro. Tega amatwi nkubwire ngo uhane wumve, nkubwire nuko byagenze. Twari twatashe ubukwe kwa nyoko wanyu, yari murumuna w'umugore wanjye. None tugeze uriya mubura gasani w'umugore niwe waje kutwakira. Noneho mu gutaha ariko bazi ngo dutahe, uriya mubura gasani ngo bamuhaye igikombe cy'umusururu. Nageze ahangaha nyoko afatwa ubwo, ndahembagura, ndavuza, erega ubwanciye mu myanya y'intoki abarapfuye, si twamuhambye hara hepfo me abancitse kubwo buryo. Singurwa urupfu nyoko yapfuye. Kumbe simbimenye. None se papa, ko numva ibyo njye nashobora kubyihanganira? None dukora iki? Buri gihe ko mpora nkubwira ububi bw'uriya mugore kuvuga ngo kwangira umugore. Papa, hari icyo nkwiriye gukora. Ntabwo ibi bintu njye nshobora kubyihanganira na gato. Ariko se uri muzima cyangwa wasaze? Waretse nk'igendera? N'urukundo ngukunda, urabona wagena n'akajambo na kamwe mubwiye? Ariko se kuki umatiriza gukundana nawe ni itegeko? Inshuro nyinshi muhora nkubwira ko nashobora gukundana nawe, ushaka iki koko? Si itegeko, ariko nanone wayishyiramo imiyaga ukumva igitekerezo cyawe. Umva wa musore we nkubwire, nta mwanya mfite wo gukundana. Ndacyari muto, ndacyafite byinshi byo gukora. Oya sheri, wifata nabi. Ntabwo ndi sheri wawe, kuva ryari se? Muze, ushobora kumpishurira ibanga ukambwira iyo nzigo mufitanye n'uriya mugore? Nuko nshobora kubikubwira ukagira ngo nuguteranye n'umuryango, ariko buriya nuko nguko ubona ameze mu rugo kuba niho nta mugore ngira. Umuryango wabo niwe wabigizemo uruhare. None se muze, uruhare bagizemo n'uruhe? Reka shabura ntabwo wamenya akababaro mfite. Ntabwo uzi neza kugira ngo nyoko bukwe ave mu mwuka. Ari nyina uramuke wowe wabikoze. None se ko batubwiye ko umukecuru yapfuye azize uburwayi, ni ibiki byaba byarakozwe? Ese ntabwo uzi ko nyina uramukobwa ariwe waroze nyoko bukwe? Ni wowe wamuroze? Wa mwana we byihorere, niwe wamuroze koko. Gusa ikintu cyambabaje, uriya muntu ruriya rugo rwari inshuti zanjye zikomeye, n'umwana wabo ni njye wamureraga hano mu rugo, bampemba kunyicira umugore. Niko gahinda ubona ngiye kuzapfana. Muze, ndumva ufite umutima ukomeye pe, ariko nanone hari ikintu numva neza. Ikihe se mwana we? Nyine ikintu numva neza ni ukuntu wagiye gusaba y'umugeni kandi barakwiciye. Mu bwa bunyangamugayo bwanjye nagiraga nti wenda ni inkura y'umukazana, izo nzika zagabanuka, noneho tukabana neza mu mahoro, ibyo bakoze bikibagirana. Ariko muri iyi minsi ikibazo gihari, uriya mugore wa Rubuga ari kunshisha,
mbese ntabwo ndi kubona ibintu ari bizima, bisaba kumwitondera cyane. ibyo bishatse kuvuga iki? Shanga, ibi bintu byanshanze kabisa. Ibiki se mwana wanjye? Ibintu papa mbwiye ni agahomamunwa kabisa. Akubwiye iki se gitumye uza waciye ibiti n'amabuye? Ese Shanga, wambwira iki ku rupfu rwa mama? Mwana wanjye si urupfu rwanyu kuko rwatubereye amayobera. Cyakora icyo nzi cyo nuko nzi ko yapfuye azize indwara y'umutima, nta kindi mbizi. Ariko se Shanga, ibyo uri kumbwira bihuriye hehe n'amakuru mfite ko? Amakuru kugeza ubu wawe ufite ntabwo nyazi, gusa ndi nka nyogosenge wari uhari, ibyo nkubwiye n'ibyo. Ariko se mwana we, ayo makuru mbwiye ko ufite ni ayahe? Mase, naganiriye na papa. Twari twatashe ubukwe kwa nyoko wanyu, yari murumuna w'umugore wanjye. Noneho tugeze uriya Muburagasani w'umugore niwe waje kutwakira. Noneho mu gutaha ariko bazi ngo dutahe, uriya Muburagasani ngo bamuhaye igikombe cy'umusururu. Nageze ahangaha nyoko afatwa ubwo, ndahembagura, ndavuza, erega ubwanciye mu myanya y'intoki abarapfuye, si twamuhambye hara hepfo abancitse kubwo buryo. Gusa kuko wewe ukiri mutoya uriya wenda uzamuhorera, ariko buriya nanjye yabaye nkiri umusore ntamaze kuba umusaza kuri ubu buryo byari kuzakira kera nkahora amaraso y'umugore wanjye. Yarambabaje. Shanga, ubu rero nafashe umwanzuro wo kwirukana umugore. kabisa narinje kukureba ariko ndabona ugiye kandi hari serivisi nayo mukeneye. Serivisi yihesemwa. Nyine musaza, urabona uramukobwa ucumbitsi wawe naragerageje ngo ndebe yuko twahuza ariko kabisa biranga. Waragerageje biranga? Hano urumva nagufasha iki? Ko ni intege nke zawe wifitemo nyine mu gutereta. Yego wenda reka nemere ko ari intege zanjye nkeya mu gutereta, ariko sinakuntu wabimfasha mu inshuti yanjye. None se musore, nawe kuko kutishoboye muri iki kinyejana, muri iki gihe turimo, hari umuntu ugiteretera undi? Oya, ariko nyine musaza, nk'umwana urera umufiteho ijambo, ubu se hari icyo wamubwira ngo acyange? Ariko se wa mwana we, ubu ngubu ni njyewe ushobora kumuhitiramo? Biragaragara ko watsinzwe. Muvandi, nakubeshe koko ibyo uvuze nibyo koko natsinzwe pe, ariko niki inshuti zibanira? Arega amatama masa ntabwo asabira nk'igisigati, habe no kugura agacupa wowe uravugisha umunwa gusa. Kora geste kwereke ngo ndamukoraho ryake, gira icyo ukora mukoreho ryake gusa. Musa, ntiwumva se? Noneho ndemye agatima pe, ahubwo nugira mu kidandari ugire ko Ateo aguha agacupa uvuna umuheha wiyongeze n'undi kabisa. Ntiwumva noneho mbonye icyo ndavugiraho. Sawa ntari. Eko shaka kuriye kubera icyo wamenye urupfu mama yapfuye ntumbwire. Imbere se urareba ugasanga urupfu rwa mama ntacyo rukubwiye. Ariko se Garafu, urarinda umbwira ngo ntacyo bimbwiye. Ubu ushaka kugaragaza ko ari njyewe ari mbese undusha urukundo kuri mama njye ntamukundaga. Nicyo gitumuza unyikanasha wumva kumfata mu mashini. None kuki wabimpishe? Wari uzi ko ntazabimenya. Ariko se Garafu, ubu urumva koko ari inkuru nkwiye kuguhisha? Ese ubu njye ndibaza kuki ari wowe mukuru ukaba utarabimenye ukaza kubimbaza? Ubu ni njye ukurusha ubukuru. Ariko ntiriba ari umukuru nk'umuto waribonye, kuko nanjye mama yapfuye nkiri muto. Ayo makuru narinda yaguhanya kuye. Uko utabizi rero uri mukuru, nanjye niko ntabimenye. Nundenganye rwose, nta makuru nayimenye ngo naguhishe. Ariko rubu uri kwigiza nkana.
ushatse kuvuga ko uyobewe ko nyoko bukwe yagize uruhare mu rupfu rwa mama? urabeshya rwose pe garafure, sinakubesha ibyo, nta n'ibyo nzi, niba unabizi sinzi wabitoraguye. nta ruhare rwenzi, nta n'undi muntu pe nzi wabigizemo uruhare. ikindi kandi ibi ntabwo ari ibintu waza kumbariza no mu muhanda. gusa kuko wowe ukiri mutoya uriya wenda uzamuhorera, ariko buriya nanjye yabaye nkiri umusore ntamaze kuba umusaza kuri ubu buryo byari kuzakira kera nkahora amaraso y'umugore wanjye, yarambabaje.